Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu n'umunsi wanjye, uyu n'umunsi wawe, kubera umunsi mwiza. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Ndahamya ko bifite agaciro kurusha ibindi bintu byinshi twirirwamo. Umuntu agatunga igitekerezo cya Kristo muri we, akamenya icyo Imana ivuga kandi agahorana ubuzima butoshye. Iyo twibwira ibyo Uwiteka avuga tukabitekerezaho ku manywa na nijoro, ubuzima bwacu bugenda bugwiza imbaraga. Iyi si ifite ibikamura byinshi n'ibibabaza byinshi. Ikintu gituma tubinesha nicyo ngicyo, ni ugutunga Imana ya bugufi, Imana y'umuntu ku giti cye. Akaba afite igitekerezo cya Kristo, akaba azi icyo Imana ivuga, akaba afite umucyo w'ubugingo, umucyo w'ubuzima muri we, akurya atagenda mu mwijima. Reka dukomeze gufatanya gusoma Zaburi ya 15 na 16. Nongeye ngwira ngo hariho gusingiza Imana, ibisigo by'Imana uzajya ubisoma ugenda bukeya, umwuka wo kuramiza ajya wumva ugenda ukwinjiramo buke buke. Reka duhere kuri uyu murongo wa mbere muri Zaburi ya 15. Ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, cyangwa se uhinyura abantu, ahinyura abantu bimbura mu mara. Uyu ni wa muntu wifuza gutura ku musozi w'Uwiteka. Mu maso y'umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Ntabwo ari uvuga ngo asuzugura abantu cyangwa cyangwa aravuga ngo ahinyura abantu bimbura mu mara. Ntabwo yemera kugenda mu migambi yawe. Ngo ariko abatinya Uwiteka cyangwa se abubaha Uwiteka, abo ngabo arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ibintu birakomeye. Ngo ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Uruzi ko imirimo yo gukiranuka itera imbaraga. Ibi bintu biratangaje. Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Tujye tubona ibisubizo. Wongera ubisubiremo no magambo wifuze ko yaba mu buzima bwawe. Turabizi ko kubana n'Imana ni muri Kristo Yesu, nibwo twemerwa. Gukiranuka kwa Kristo kwatubazweho turemerwa. Ariko ibintu ushobora kubyitoza ukabizana mu buzima bwawe. Uyu muntu aranejeje, bavuga uzaguma mu kubaho kw'Imana. Ni koko iyo dusubiye mu nzira mbi, umuntu ajya yumva Imana iri muri kure. Imana ntahijya pe, ariko hari ukuntu ubuzima bwacu iyo burimo bujya mu bintu byanduye, iyo burimo gukora ibintu bibi, umuntu yumva Imana imeze nkaho imugiye kure. Hari ahantu harangiye avuga ngo icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Reka igihe wemeraga Kristo akubera umwami n'umukiza, nuvuga ngo wahise wemera guca bugufi, hanyuma ntuyoborwe nawe ubwawe, ahubwo ukayoborwa nawe. Icyo gihe ibyo bintu wabyemeye, wakoze nk'indahiro ngo ibyo yarahiye naho byamugira nabi ntabwo yivuguruza. Hari igihe agakiza kacu n'uburyo tubana n'Imana kagosorwa, ibihe bikakugosora, ukumva ingamba nziza wari warafashe urashaka kuzireka. Wenda wavuze ko utazabeshya, utazarya ruswa, utazakora ikintu nk'iki, nta muntu uzabika mu mutima wawe uzangana, ariko ibihe byakugeraho, ubuhemu bw'abantu n'ibindi, ukumva urashaka gusubira inyuma mu byo wahozemo. Oya, ngo icyo yarahiriye n'ibyo cyamugirira nabi ntabwo yivuguruza. Warahiriye wemera ko Yesu akubera umwami. Hitamo ibyemezo, ibyo yemeza aba ari byo wemeza, kuko utakiri uwawe ngo wigenge cyangwa se uyobore ubuzima bwawe. Reka dukomeze kuri Zaburi ya 16. Imeze nk'igisingizo, ugenda usoma ijambo kurindi, uryoherwe no kuramya Imana yawe. Ngo nabwiye Uwiteka nti, ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka, izindi mana bizagwira. Amaturo yazo y'amaraso sinzayatamba, kandi amazina yazo sinzayarahira. Nifuje kugenda mfatanya na Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo urusheho kuryoherwa n'aya magambo. Kuva ku murongo wa 2, ngo nabwiye Uhoraho, ni wowe mugenga wanjye, ni wowe wenyine amahirwe yanjye aturukaho. Intore z'Imana zo mu gihugu nizo nishimira kuruta abatware. Naho abiyegura ibigirwamana bazagira ishavu ryinshi. Sinzagira uruhare mu mihango y'ibitambo byabo, ibigirwamana byabo nabyo sinzigera mbyamaza. Nagira ngo wumve ubuzima bwageze ahantu Uwiteka ari ukubera amahirwe gusa, ari ukubera umugisha gusa. Uzi ko ibi bintu bihari, umuntu ntabwo yandavura, umuntu ntiyanduranya, umuntu ntakora amanyanga ngo agere ku mugisha runaka, kuko amenya neza ko amahirwe ye n'umugisha we biri mu Uwiteka. Icyo Uwiteka adashima ntabwo icyo kintu yemera kugikoraho. Kuva ku murongo wa 5, ngo Uwiteka niwe mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igihome cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza. Ni koko mfite umwandu mwiza, ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye. Ni koko umutima wanjye umpugura nijoro. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Ibi bintu rwose ni iby'ukuri. Kuva ku murongo wa 5 none muri ibi ijambo ry'Imana. Uhoraho niwe munani wanjye n'amahirwe yanjye, ni wowe ugenga ibizambaho. Umunani wampaye ni nk'ahantu harumbuka koko, rero ndawishimira cyane. Uhoraho, reka ngusingize kuko ungira inama, na nijoro unyungura ibitekerezo.
ibi bintu ntibijya bibabaho ukabyuka ninjoro cyangwa waraye utafite inzira utazi icyo gukora ariko ukumva ubyukanye igitekerezo gishyashya kandi kirimo igisubizo cy'ibyo wibazaga. Umurongo wa 8 ngo Uhoraho nzi ko uba uri kumwe nanjye iteka, sinzigera mpungabana kuko umpora hafi. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyeza. Uko ni ukuri pe. Ku murongo wa 9 nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Ngo nicyo gituma nezerwa nkanishima ndetse nkumva afite amahoro asesuye. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Ku murongo wa 10 ngo kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye kuzimu kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Muri ijambo ry'Imana avuga ngo koko rero ntuzandeka ngo njye ikuzimu, ntuzemera ko ugutunganiye abora. Unyobora inzira izangeza ku bugingo. Kubana nawe bintera ibyishimo bisesuye, kuba hafi yawe bihora binshimisha. Mbega ibintu biryoshye, kuba hafi y'Imana bidutera umunezero usesuye usesekaye, kubana nayo bihora bidushimisha. Reka igihe usoma iyi Zaburi uyisomera nyuma yo kureba akavideo cyangwa imbere yaho, uyu munezero ugaruke mu buzima bwawe. Wowe wabaratakaje umunezero w'agakiza wongere kugarukemo. Wowe wabaratakaje umunezero umuntu agiriye arimo asoma ijambo ry'Imana, yarimo asenga, byongere bikugarukemo ku bw'ubundo bw'Imana. Ibintu birabiha iyo byahindutse nk'umugoko, aho usoma Bibiliya kuko ugomba kuyisoma, aho usenga kuko ugomba gusenga, ariko iyo birimo bituryohera kubana n'Imana bimera nko wakunda ikiganiro cy'inshuti kimera. Wowe wumva ukeneye kumva amagambo inshuti yawe ikubwira kuko bikunejeje. Reka uburyo tubana n'Imana umunezero wongere ugarukemo, umunezero w'agakiza wongere kugarukemo niba wari waratakaje. Imana iguha umugisha, Imana ikugwiriza ibyiza, ijuru rigukingukire. Rero tugeze kuri Zaburi ya 17. Reka dufatanye gusoma kuva ku murongo wa 1. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka umva iby'ukuri byanjye, tyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye kudaturuka mu minwa iryarya. Urubanza rwanjye ruturuka imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye ninjoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi. Namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Dawidi arimo arasenga ariko afite n'umuhigo mwiza ku buzima bwe, agerageza gukora iby'Imana ishaka. Reka natwe Imana nidutata ibitekerezo byacu n'imitima yacu isange biboneye. Mwibuke ko mu bitekerezo byawe n'ibyanjye nta muntu hareba. Aho dukunda kwita ngo ni mu mutima cyangwa se mu bitekerezo, nta muntu n'umwe hareba. Murashaka gutunganya iby'inyuma birebwa n'abantu kubw'impamvu zitandukanye, ariko mutima hazwi nawe n'Imana irondora imitima. Reka rero natwe twibwire nka Dawidi ngo Mana nubwo wantata ninjoro, wasanga umutima wanjye utunganye, wasanga nta migambi mibi nicaranye, wasanga ibiri inyuma ari nabyo biri mu mutima. Ibyo biradukwiriye nk'abana b'Imana. Ku murongo wa 4 ngo kuby'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kuma kwirinda inzira z'abanyarugomo. Kuby'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kuma kwirinda inzira z'abanyarugomo. Ngo intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumve ibyo mvuga. Ibintu Dawidi avuga tubizanye mu buzima bwacu bwa buri munsi niko kuri. Kwitondera ijambo ry'Imana bimuha kwirinda inzira z'abanyarugomo. Ntabwo wakwitondera ijambo ry'Imana ngo ubashe no kugendera mu nzira z'ibibi. Ni ukuvuga ngo inzira z'abanyarugomo, imigambi mibi, ibyanduye bihita bijya kure yawe iyo urimo witoza kwitondera icyo Imana ivuga. Arongera avuga ngo intambwe zanjye zikomera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Uko intambwe zacu zikomera mu nzira z'Imana, icyo bivuga iki? Bivuga ngo ibyemezo byacu, decision z'ubuzima bwacu, ingamba zacu byose bijyanisha ku gushaka kw'Imana cyangwa se ku ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo bintu rero biturinda kunyerera. Niki gituma kenshi tunyerera? Ni ibyemezo bibi, no guhitamo nabi, namahitamo mabi atugarura, ni imigambi mibi y'abantu. Rero uko tukamisha ibirenge byacu mu nzira z'Uwiteka biturinda kunyerera, biturinda gusitaragurika buri mwanya. Ni twebwe byungura, kubaha Imana byungura twebwe. Umurongo wa 6 ngo Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumve ibyo mvuga. Uku kwizera twakubonye mu magambo menshi ya Dawidi, aravuga ngo Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize. Agiye gusenga yiteguye gusubizwa, yambaje Imana yiteguye ko Imana iri bumusubize. Biteye agahinda uburyo umuntu ashobora gukora amasengesho menshi y'igihe kirekire, yagize ibyo yigomwe yikijyanye, ariko mu mutima kandi akaba atizeye ko Imana yamusubiza. Ariko gusenga kwa Dawidi iteka gusoresha ibintu by'ibyiringiro byagarutse muri we. Ndakwambaje, ndagusenze kandi nizeye ko uri bunsubize. Ku murongo wa 7 erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira.
ubakiza ababahagurukira, ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imbone y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. Aracyasaba uburinzi ku buzima bwe. Uyu murongo wa 7 watubwiye ngo Imana irarinda kandi igagukiza imigambi y'ababi bari baguhagurukiye. Ngo rekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza bakwiringira. Hanyuma ababahagurukira ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Ibiduhagurukira n'ibiturwanya biva mu mitima y'abanyabyaha cyangwa y'abakorera Satani, umwami Imana abasha kubidukirisha amaboko ye akomeye. Mbega ibyo byiringiro icyama bigatura mu mutima wawe ubutahimuka. Arongera asaba Imana ngo Imana imurinde nk'uko irinda imbone y'ijisho ryawe, imuhishe mu gicucu cy'amababa yayo. Ngo umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, ntibumva ijwi ry'Imana, ntibubaha Imana, ngo akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. Mwibuke ko iby'ubwibone kenshi muri izi zaburi no mu ijambo ry'Imana biba biganisha ku mutima uhakana Imana, uvuga ngo Imana ntiriho, yantwara ikisi, muri hehe na yose mwene ubwo buzima. Ariko Dawidi arimo arasaba uburinzi ku buzima bwe. Yayanditse aharaho agoswe n'ibintu bitandukanye cyangwa n'abantu batandukanye. Mwibuke ko zaburi zose zagiye zibaho kubera ibihe runaka, abazihimbye cyangwa abazivuze babaga bahagazemo. Ku murongo wa 11 ngo none bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, nk'umugunzi w'intare wubikiriye mu bico. Uwiteka haguruka, umuhagarare imbere, umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirishe inkota yawe. Kuri uyu murongo wa 11 havuze ngo none bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Nibajije igihe nasomaga iyi zaburi, nsanga abantu baduhanga amaso batwitegereza batwitaho akenshi baba ari abadukunda, ariko ikintu kibabaje nuko nabatwanga nabo baduhanga amaso. Kubera iki kuki baduhanga amaso? Abakozi ba Satani, abafite imitima mibi cyangwa n'ibyaduye mu mitima yabo, baguhanga amaso kugira ngo habe imitego ku buzima bwawe, nkuko Dawidi arimo avuga. Ngo bubikira nkuko intare yubikira ikigiye gufata cyangwa ikigiye kurya, bagacungaho kiri bugira intege nkeya, bagacungaho kiri bunanirwe kugira ngo amufatire aho ngaho. Reka Uwiteka kurinde imigambi y'ababi. Mwisi ibintu bibi bizahoraho kuko Satani aracyakora, ariko umwami Imana afite imbaraga zirinda abantu be. Kandi ikindi, ufite inshingano yo kurinda umutima wawe kugira ngo ejo nawe utazajyamo inama mbi. Nasanze umutima ukomerekejwe, ubabajwe n'abandi bantu, biroroha ko uwo mutima nawo waba mubi iyo utawurinze. Ngo uzane icyo gikomere cyawe ukizanire Uwiteka. Arimo arasaba Imana nanone kumurinda, kumurwanirira, ngo ihagarare hagati ye n'umwanzi we. Ngo Uwiteka haguruka, umuhagarare imbere, umutsinde hasi. Ni ukuvuga ngo hagati ya Dawidi n'ibimwirukansa cyangwa n'umwanzi we, Uwiteka ahagarare. Hanyuma ukize umutima wawe umunyabyaha, uwukirisha inkota yawe, kugira ngo umunyabyaha atagera ku mutima wawe akawushwanyaguza, akawugira nabi, agatuma ugira ingamba mbi. Reka umwami Imana nawe akurinde, bikubere isengesho. Imigambi y'ababi bizahoraho, ariko n'uburinzi bw'Imana burahari kandi cyane. Kandi ufite inshingano yo kurinda umutima wawe kugira ngo nawe ejo umugambi mubi utazinjiramo kubwo gukomereka no kubabazwa. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.